mwiriweho ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba twabahitiyemo yitwa Mazi yatekeragiye, umukino wanditswe na Byuma Francisco Saveri. ariko menya ndiho reka mpogoza abasore benshi bahora bandangamiye bifuza kunsaba. Dore nawe mu maso ndagapfura, ndasa na bwiza bw'amashira budashirora n'irongorwa. Dore amabere ni imitemeri, abasore bayareba bagashiguka. N'ikimero kandi ngirusha ba nyirabyano. Rwose Mazi yategekeye n'isesuye uburanga kuva ku mutwe kugera ku birenge. Ndi uwa mbere mpagaze bwuma. Ariko se ko wagize umusore umbona ntiyankekamo ubusazi cyangwa ubwirasi? Izo ntacyo ariko. None se ko ryiremye Imana ijya kumpanga rwose ntiyahubutse. Yangize ruhanga rutagira inkombe. Wampuza nayo nayikora mu ntoki pe. Ubu rero uyu munsi umukundwa Haruna araza kunsura. Ni ngombwa kandi ko asanga muri iyi kanzu nziza yanyujejeho kagira Imana. Yambwiye ko yayinkuriye i Nairobi. Mama ndamuhobera ntewe. Ndamugwamo se umugwaneza abasore bande bambakire. Kandi araza muri ya modoka ye nziza igenda ivumera. Yewe no guturira umuhanda ntako bisa. Aho yongeye kubyirukira ruguriya mu gishihi Haruna yari kumenya nubwo ndi igishongore bwose. Icyampa Imana mama agatinda mu misa. Data we yibereye mu runywero. Upaca musaza wanjye wo bariruka inyuma y'inka zashize zishakira urwuri. Ariko nta na bino sisuku isigaye muri runo rugo rwa Nshinga biguye. Nuko mafubo wanjye. Mazi ati karame. Abakoze gutegura no gupundura imyanda yose yari hano. Ntureba se shenge. Dore urugo rwose rurahumeka ituze n'isuku inogeye ijisho. Erega mwana wanjye nicyo cyarangaga umwari Rwanda. Ariko ngo ntabyera ngo ute bitese. Iyo utamparurira imbwija nayo naritereye hariya munsi y'icukiro. Kuko burya kutamenya ibiribwa kandi ufite inda ari ubupfayongo bubi. Mumbabarire sinzongera. Nabonaga ziteye icyo n'iki. Kandi ngo icyaha kimwe n'ikica umugabo. Niba kitica umugabo ariko gishobora gucisha umugore umutwe cyangwa kikamutubiriza igikundiro umukobwa. Ma, n'iki? Nagira ngo mumpe amafaranga yo kugura byeri dufite umushyitsi. Uwo mushyitsi se ugomba amabyeri n'uwahe? Wa mwana Haruna ngo araza kudusura yaranyandikiye. Ariko kuko uracyashodekanye ariko wa mukobwa we muzima. Uracyashodekanye koko na Haruna nabonanye uburere budashobotse. Nyamara n'umwana mwiza aritonda. Sika. Umuntu yakugusomagura gukubita agashyi ku matama nkaho hari amata y'inka ze so yanyoye. Koko muracyakururana wa mukobwa we? N'umukecuru nawe aransekeje. Ngo ndasekeje mwana we? Mbese ntabwo wari uzi ko ariko abasirimu basigaye baramukanya? Mba mbizi se. Ibyo rero noneho nibyo byakuye amashyo n'amashongore. Mujye mukomeza musinzirire mu bujiji. Nimubona urungano dukora ihuje n'amatwara ya kijyambere mwiho kudukwena no kutunegura nk'aho hari inenge turiho. Mwana wanjye ibyo ni ubwasama n'ubupfayongo. Kwitwara nk'ibitambambuga mwaha gusamarira biturutse hanze byose ngo ni amajyambere. Ubu ko kurabona ari byo kwihebera umugabo utazi utabonye ngo nuko akora mu mujyi wa Kigali. Haruna ndamuzi rwose. Ni umusore w'indatwa ufite igikundiro n'uburanga. Umuzi ute? N'uwande? None se ntafite imodoka ya kataraboneka akodesha na leta akayitwaramo minisitiri? Uribuka ko twamenyanye igihe yari azanye uwo mutegetsi mu bintu byo gutaha komine? Ntaho byacikiye. Uretse n'ibyo kandi Haruna ni icyamamare mu Rwanda hose. No ku isi yose baramuzi kuko akina umupira neza. Rwose rutokanya kwe. Ariko se mama iki? Uragira ngo niteshe Haruna uraye amaze gukura kandi nkaba ndi mwiza? Kabura ubwiza wandindagiziwe. Nuko ujya gutera imbabazi rero nuko nta wundi mukoro. Waga wa kanyako. Maze rero yateke. Ndagira ngo tuve muri uru. Kuko hari byinshi bindeba kandi bintegereje muri uru rugo. Ndakumenyesha kandi ko nta mafaranga nifitiye. Urumvise? Ayo mabyero yavanaho. Ntiyaburira ku bagabo ngo aboneke ku bagore b'ingorwa. Mama icyo wa mukobwa ugiye kutubiyobera mu mashyi no mu mudiho. Si ishyano. Wowe ugire kuvuta kikoze isuka.
isuka reba amazi yateke mpinga rero. ugize ngo iki muko rero maye ngo wize amashuri y'ingoboka izo ngoboka se zitagoboka ababyeyi n'ingoboka nyabaki cisha makeya ugize kuba warihinduye inyoza akarenge ukabusigaye uhora mu mazi kurusha inyoga ruzi reka sinakubwira none wihaye no kwambara imyenda y'amahenure satigeze kugurira nta soni. Yego baba niko koko mazi ati umbwire ubundi uwo mwenda ugenda ubonera n'utyo wambara ukagusiga ku gahinga wawe nande koko. Aka gakanzu se sinagahawe n'umukunzi Haruna mushaka gusuzugura kandi afite roho nziza. Umugabo kukwambika roho nziza kugenda gukoza isoni mu nzira niwo muko ushaka kunzanira wa mukobwa we. Njye niwe nikundira rero. Aho waruzi n'ikindi njye ndi nk'umuhungu ukanyura imbere wambaye umwambaro nk'uwo nawe gushwanyagurizaho maze nkakubagira ibisiga izuba riva. Umukobwa nyabusarangwa n'ubupfasoni n'ibanga ry'umutima n'umubiri ntabwo yishyira hanze. Mumbabarire dore ko agahu gahuye n'umunyutsi. Ikoye banyogokuruza se bambaraga bate? Ntibambaraga agahu k'umukane cyangwa inkanda basize amavuta? Mu gituza se ho bambaraga iki? Mujye mutuvaho tw'urubyiruko maze mutureke dukora uko ubwenge bwacu bushaka. Nahibize kwitwara nk'abakera ntituzabikundana mba. Mwana wanjye abakera bavuganaga ituze kandi ntibiyandarikaga nk'uko bikeka. Nta mwari wo mu ruhimbi wasakuzaga ahubwo wasangaga himbajwe n'uruhindu atakanyamuraza imyashi n'igembe. Urumva kandi no mu myambarire wihaye kunenga nta kinego cyarimo. Menya ko nta myambaro nk'iyi tuzi yariho kuko mimpuzu no gukanimo kuboha inkindi inyonga se n'uruyonga ntiwari umurimo woroshye. Ariko nubwo bari bafite ingorane bwose ntawahataniraga kwambara ubusa. Urumva ibyo ni ibitekerezo bishaje mu baturage mwishyizemo nk'uko abanyamujyi bakunda kubita. Turi abaturage nyine ababo birasi bo mu mujyi tutabahingiye cyangwa ngo tworore babona amata atuma bagira amata manini n'amata ko atengerana mu bitenge bahoramo. Nanjye ariko nikundira ubuzima bwo mu mujyi. Ubuze utese muko simpora mbona babo bamo bahora bakeye nk'inyange mbese nk'uko nsama gasukusu uko nyine wa kikoryiwe. Mazi yate karame fata kabindi ujye kunzanira amazi vuba. Nzanira amazi yo kwinywera ndumva inyota imbaga. Dore nejo nari nibwiye ko nimva gutera intabire mu kabande nsanga baseye amasaka yasigaye tugashigisha agasuru ko kwiririrwa. None wihitiyemo gutera ipasi ibitambaro. Kirabwangu ujye kunzanira amazi yo kunywa ndumva maze kumagana wanansakurishije. Ariko ubwo nta soni ugira ma. Ureba nisukureje umudeli nateyemo kanta niyambariye n'ikanzu bareba bagakangarana none ngo ninge mu isayo yo mu isoko nkaho ndi ngaru nyiri umugezi. Mazi yateke ntaho nkugira rwose. Ufite inyota nashaka yishire cyangwa yigireyo. Ndabivuze umukobwa w'abasinga. Ugize ngo iki mazi yate? Ugize ngo iki rwose? Aho no ireba amabere areze mu gituza ukagira ngo ni wowe wivyaye de? Nuko utazi uko inda yawe yari inzironze maze nkayikizwa n'Imana y'ingoma ya Rusenyi. Mazi yateke koko nukumbwiye? Ari wowe mwana muto nsigaranye niyambaza? Uzi ko musaza wawe Rupaca warushya ari mu nka koko? Mugira ukuntu mwanyimye amafaranga yo kujya kugura byeri z'umukunzi none mwihaye kunteta wo muntera gahinda gusa. Ariko niba ari amatwi y'abakecuru yumvirana ruva ikintu gisa n'imodoka iza hano. Ishyura amafaranga 399 umurikira umuryango wawe cyangwa se ukorera business ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Ushobora kongera ibikoresho nka televiziyo, radio ndetse na mobi charger ituma usharija amatelefoni menshi icyarimwe. Nezezwa no kure mu mupira w'amaguru, filime z'amaseri ukoresha amashanyarazi ya Mobisol. Hamagara 2345 ku buntu uhabwa ibisobanuro. Umurasire mwiza ubuzima buhebuje.
uriho baraho bibi uriho yeza kuzwe yego torere baraho haru amazi ati mukomere mukomere cyane erega mama ntabwo ari Viviana yitwa Madarina hariya ntabwo muzi igiswahili mbabarira ntabwo nabimenye ntazi ngira ngo ndi wacu Nyamirambo muraho rero turaho buhoro buhoro ariko twari tugukumbuye cyane tugufitiye n'amakuru menshi ni byiza mumbabarira hari aho nyarukiye usigarane n'umukecuru ntabwo ntinda ndaraswaye wanyiyongiye yose w'imvura iragwa kuri n'amapfa yacanye ega ntabwo mbizi ntabwo murira se n'imvura ngwiki ntabwo murira n'imvura akenshi mba nibere mu biro cyangwa se mu modoka sinyibone ariko rero umenya aharirwa kuko njya nsanga nimwe na rimwe kaburimbo yatose abasaza se bo baraho eka data rwose ntabwo muherutse numva avuga ko yabacururiza iriya muri Kenya umukecuru wawe se ntabwo babana yewe uretse no kubana na data nuko bashobora kuba atakiriho ukaba utabizi reka ntabiriwe n'igize batwaye n'umunyekongo kera mu gihe cy'ababirigi simbizi yansize kwa shangazi gusa none rero yewe uwo shangazi se we ni so wanyu cyangwa ni nyokoro erega mubyeyi ubundi simvuga ikinyarwanda cyane igihe nkunda kwikoresheje igiswahili ndabyumva nyagasani ariko ubundi ntabwo uri umuswahili ko aribo nabonye bambaye ingofero nk'iyo baje guhamba mwene wabo Rajabu ntabwo ndi umuswahili ndi umuyisilamu ntabwo ninyigira ndakomeye nditunze mfite imodoka ntabwo ndi umujura mwana wanjye se ko tuba twisaziye ugira ngo ibyo tumenya kubitandukanya nibyo rero mubimenye turabimenya ariko umukobwa kundi batangiye gutinda kandi nihutara yego baba sawa nguri yaraje hari uko ndeba utangiye kwinanura wowe warambiwe oya nari nkigana n'umukecuru nziye ko ntagutindiye cyane oya kuko ngeze aho bacururiza byeri nsanga abamwe bafunze utubari ntawe uhita bakomeze bayahonde ndabizi bazahumeka bamaze kweza imifuka dore ko abagabo n'ifaranga wagira ngo bafitanye inzigo ayega ni mutureke amafaranga yatwifatiye nk'uko namwe abagore mwatwifatiye si byose yewe ni mwakira kabyeri mu manura ivumbi mugomba kuba mufite inyota dore muvuye kure ega mukundwa ntabwo dusoma ku nzoga zikaze iwaba we none se twebwe twinywera icyayi gusa kiba kidahari kandi tugafata akafanta gakonje ntibishoboka uko bimeze gusa ko nari nikopesheje byera amacupa 5 yose kandi nkabanyazanye afunguye gusa ndabigenzana sugira yamugire ino kandi nta fanta zihaba kandi nta uteka n'icyayi iyo byiriho umusaza n'umukecuru bayinywe ahubwo reka wongeye kukuzanira akabaga karyoshye cyane nazizare mu modoka ndaje akira umwere ibyeri ma yemwe nawe n'abagabo bawe nta mabyero ubonye ngusabye siki nakwinginze kuva kare ngo ujye kumvomera amazi kuri kano yo kwinywera unshinga nijose urumva none uvuye gufata imyenda y'amabyero utazishyura nkaho hari umubyeyi wabyaje uba amafaranga 500 uzayavana he wa mukobwa we ko nta n'urumiye ukorera sinabonye na bya bitambaro wiri gufa umuhungu isuka byarabuze abaguzi iri ni ishyano mba nambuye data mbe mukobwa rushinga bigwi ko ndeye bushishwa nabi usigaye ufata n'amadeni udafite icyo uzishyura koko abantu uzaduteza amakuba wa mukobwa we ariko wa mukobwa we akuzazana muri urugo akazafatishwa amaboko yombi mbikubwira umwana gitori rero dore aho nibereye ariko se ko mwari mwanyimye amafaranga yo kujya kuzigura utandenganije rwose ubona umushyitsi ntari kumuzimana no mushyitsi undatira nakanyagwe noneho rero arazinyoye inezerwa rero mutagira impuhwe koko impuhwe nyabaki impuhwe kiza umuntu utinyuka kuvuga amagambo aterekeranye imbere y'ababyeyi ni impuhwe ki nta soni uno mwasama kino cyo ntasi wewe ko ntabisanganwa nk'amagambo kandi ko imvura inyagira ibyo isanze niko ye ndakumva ko wari uzi ko iyo nshuti yawe izaza kugusura wabaye waraseye amasaka hariya tukamushigishira amarwa ntabasanze intambwe iteretse hari isamira maze uwo mugogoro wundi ukavaho none ngo amabyeri 500 ntabwo yirenze
ariko ubwo nimusetsa koko. Dusetse iki? Umuntu utanywa byeri ubona ko yatinyuka kurya ibivuzo byanyu. Si umunyarwanda se? Ni umunyarwanda. None ariko ma data noneho aranyica simukira. Ntabizi iyo aguhanya. Mbona nyina wa musore wo kwa Rusake wiga muri kaminuza Nyakinama. Namusabaga ngo anyingengire se amape byeri. Nawe yiha kunkiranya kandi ntamukunda namba kubera ko riba nk'ingagima. Mbese uko cyabaye? Niba se yakubonye guhiriburana n'abasore arabura kukugaragura. Umusenga nawe ndamuyiziye niba yagasomye ntabura kukumvisha. Kagariwe bisa nkubise ndaba numva kawe na so wacu guryo. Ayiwe ibi bibyeri byose kandi nari nabizanye bifunguye. Bari banze kuntiza urufunguzo. None dore bimwe byatangiye kubirira muri kino gikapu. Dore cyatose. Mbema mbese nawe aragenzize hano nyine. Afashe ikibindi agiye kwivomera amazi kandi mpari. Mbega amakosa mfite. Ariko se nari kubigira nte ko Haruna yaje. Ma Ega mukundwa kwemene mutwe ko busa. Bahamagara umukecuru kandi yaba yarakaye. Sinzi washyira icyungo. Oya mama agiye kuvoma amazi kandi mpari. Nagira ngo bari giye ujyayo. Akabigira aho wanzonze. Garuka twemenere mwabiri. Ariko ubundi usibye n'ibyo biguhangayikishije. Iyo kanzira kubereye hacya Mungu. Niko ko se di. Wallahi wagira ngo hari nayo gupimyeho rwose nyikugurira. Nanjye narayikunze cyane disi we. Ndetse n'inkweto byazanye nazo ni nziza cyane. Ndetse ariko ko zidatuma nihuta nkagenda nkimbagira nk'inyambo. Sibyo byiza si. Ahubwo disite nta mwende buko ntubizihiwe. Ariko Haruna nawe oshi. Oya ngaho se hindi cyane ndibi. Gutyo. Mazi ate. Urasa n'amazi yo kwiteke ko. Usa n'izuba rya kibere nkarya kurenga hejuru y'ikivu. Uri inyangira uri mu cyobera rwose. Niho mundetse arashyira ubwo uzasanga maze mugasangira mu munezero urukundo ruzira iherezo. Ariko ufite amagambo meza. Gusa haraho mbeshye di. Abagabo b'i Kigali mugira amagambo asize umunyu. Niho mundetse ni kuteye rwose ntacyo nongiyeho nta n'icyo nkuye. Kada ntago mumeze nk'ibisore byino birangwa n'ibinyamusozi. Ariko se ubwo icyo nkuzaniye? Oya. Akagasura kazi. Oya. Akakitwa Benedictine. Funyura ndebe. Akirwa kutumene maze wumva kubaye ishenge. Umenye ko ngukunda kurusha abandi basore bamenye bose. Kararyoshye cyane koko. Wagira ngo karimo buki no kuri. Benedictine. Ntabwo isa mu nzoga zose zikundwa. Oya nibyo rwose. Gutumira rero. Gutumira gushinyuta. Ongera. Yewe kararyoshye. Ongera yewe. Ariko soma. Ndasoma. Kararyoshye pe. Ikindi gihe ngo tugiranye Imana ibishatse. Ariko agira nawe usomewe. Rega nakubwiye ko ntamwe inzoga zikaze. Humura ntusinda ndumva karyoshye ari agatobe. Kandi biryoha nibisangiwe n'abakunzi. Sibyo rwose rega nubundi. Ngo ntawe ukwiye kwanga icyo umukunzi amuhaye. Akira rwose cyane cyane umuhananye umutima mwiza. Somaho rwose. Kansomeho. Gusa numva ko karyoshye. Ko nterega nsanzwe nkazi. Ngenda gasoma rwose nshira inyota. Ariko se disima jati. Ndakumva. Ko nagira ngo nkwisabire ikintu kimwe gusa ahora kinyemerera. Ndacyemera nimbona ngifite hatarimo mananiza. Ndifuza ndashaka. Urashaka iki? Ariko wavuze kongera kugusoma. Tsindwa n'Imana. Kandi si byiza se? Ni byiza ariko ababyeyi banjye barabyanga cyane. Ntabahari usara utubona. Ariko disi urashakira ikigukubagana. Wabihoreye. Oya yiwe. Have sinshaka. Bisa. Yango. Mazi ateke nakubonye.
iganiro cy'ukuri ko nakubonye ko naguteye imboni turabona na washano nikoye none aho wakiranaga n'abasore ko kabari ko kugashusha none wagurumanya urashobana n'abasore ngibyo naby'inyoni na nyina yemwe ababyeyi twagira ibyago mwuka byaramo amarere macyase usari cyabaye ukomeje kuvuga singutema ngo nguhora hoje ni umupanga waje babe wambuye nakwemera kumutwara nikoye udukureho induru ugije ukuntu wandereye mu rugo uza guhindanganya umwana wanje none ukomeje kwagutereka gasa wanzigowe ubwo rero wateze ingofero ng'amasunzu yambwira arenga ufata umuhanda uza kunyangirira ikibondo wa nyangabiramawe bese n'ibiki ko nuva muvuga cyane n'ibiki reka wa mwana we reka ibyo mbonye aha nagahoma muno ubonye ibiki reka shira zina nyana mu kiraro maze nza tubona n'icyo gisambu ariko musenzo nuka we nindi bana gicema ntabwo ndi umujuru yemwe bahungu ko ababyeyi dufusha duhagaritse zabyeri bambwiye ko maze yatekezifatiye umwenda ntazo mwanyoye ziriko zirabirira muri kino gikapu kandi zizari kwa amafaranga wazinye se muze kamwe basi wa mukobwa we ndabizi ubwo ni nyoko waje gutumye dore ko imbabazi ze zizamubamba ku giti nka Yesu cyakora murabaje mwifashe ndazo ndeze kwishura ye baba we ntibishoboka rwose burya ni Haruna waje guteza induru mu rugo indurukize burya ni bantukaga rwose ntabwo nari nzi karoro rwose mumbabarire papa Haruna ndamuzi ni inshuti yanjye uyu musore akora muri ministeri akaba n'amana y'ibitego mu mupira kabone niyo yaba imana yeze nta burenganzira nabuka afite bwo kuza kundira umwana umutima mugundira hano kumukora kandi ataramukoye ariko se ubundi kibiye bakoreye ni ikihe kumwamenyereye guca ibikuba nkaho hari inkuba yakubise hano kumurira intera rubwa gusa ziba abantu wenda kumara umuyango n'urutsatsi rwameze hejuru ngo bwacuramye wagacurama we ubwo seka kwigire nawe wandera amazenga we dore ko bakobwa bubu mugiye kuzananirana ndabona umutima wawe urabaye intomvu wa ntumva we ndabona agenzi we ariko hano ko ndeba huzuye amahoga yamukomeshera agahinda ndikitsa mwe ndetse nkaba mbona mwerekera ubusa yoherwa sha maze atekeye aba yasabwe nimwatumira umuryango wose ngo uzusome kuri izi nzoga yewe asabwa iki ko hasabwe musabwa soni nasingiye musoni wa musonera eni maso bakanyugwa n'ibirori byabo niba musabwa soni yarasabwe se agasabanya imiryango si ubumanzi bundi bamucaga kundusha ahubwo nuko mwubashye uwamukunze ntimumukangaranye nk'ibyo munkorera ubu wewe ukwiriye kuvuga menshi utunga n'umusaza wasinze urwagwa Haruna nta kibazo Kigali Nyamirambo maze umusaza na musaza bazakwirongwe ni bashaka bakuzirika kumwe ku bakenyezi mutura zabo bagutemberane ngo hatagiye undi kuvugisha yewe ariko wa mugabo ufite imvugo yuzuyemo agasura ntamba umenye ubirana byawe uteye ingeke ariko ntibitangaje urabusa kandi wamuzewe komeje kunyiteraho nawe kwesura giwe nunate urwo ruharo rumeze bakinira ngo wanyese mu rugo rwanjye reka ndabeja cyo muryanze rugariki ngoko ntamutera abaramu y'abantu papa garuka yahangana umuntu zo ntabwo kuri kofe maze ndajya ariko ningaruka ngamusenga mu rugo rwanjye ndamwica ndamwisaba wenda nibazaka bagisha aramenye simu sange mu rugo rwanjye ngamutse musenzi gusa erega Haruna ibyo ntibikora akazi umusaza niko tumutunze asanga adakunda bamuvugiramo kandi buriya yanagasomye niyo mpamvu yarunguriwe nkore iyo karungu oya no musenzi musaza si niko se Haru takumva kakazi nakwisabiye ubushize waje mu bire kuri komine hakurya hariya warakambone kwisuka igiye kumitana kandi nubwo mpinga bwose mfite ingorane zo kubona agasabone kuko isambu yacu itera neza saza akagushakiye ndabona zikwishaririza atambutse ibigambo by'imishari gusa nakubona kandi amafaranga 20 yo gutangwa bitugu kwa uzaze nkugeragereza nibyo nta kindi azayakura hese ubukene ko bwishe nubwo butamubuza kujya gushyushya intebe mu kabari byo ni ibyanyu rwose ibyo ntabwo bindeba ariko se Haru kuko nta bucuti bukora i Kigali ngo byose bisigaye bishingiye ku bucuruzi byose byabaye mpanguwe pe hewe reka negende niba ukeneye akazi nzambone yazana nta kindi kuhagurutse se uratashye ndatashye uratashye ndatashye nguherekeze se oya maze yatekera amerekeza maze yate ndatashye reka nze nguherekeze nkugeze ku modoka none se nshuti ko atari jye akaba ari ababyeyi babiteye cyangwa ngire ariko rero nagira nkugire inama nziza
mubo tubikiye mwakwe twa Kigali tukibana hari icyo byatwara none se kutansubiza ubundi se aragutema dore abagikoko ariko iki none se imyenda yanjye ko nayo nazanye imyenda ntabwo ari yibura nzakurira indi hari ikibazo enda yewe ngira mu modoka Haruna havesiga kudutwarira umwana kinga ye kinga havesiga Haruna havesiga kudutwarira umwana maze garuka Haruna havesiga kudutwarira umwana baba we Haruna dutwarira umwana baba we Haruna danye maze atake muri ya modoka mutwara Kigali ngo wamukobwa Kigali neza aramutwaye nona saje ko kiramutwaye umwana wanjye baramwibyiza ubarive koko taringa bariya bararenze ubusha tubigire dute baba we tuje kubimenyesha abategetsi se ubuse bwose ndabigira ndi mwuka byaramwe agahinda kababyeyi mwuka byaramwe tuzabigira dute abana buba apu wigira ubwoba Haruna kunda amazi atekibura azamutunga batunganira azamutunga batunganirwe koko kiriya kirara si cyo kumwandarika gusa oya buriya ndabiruzi azamutunga batunganirwe simbyizeye ahubwo shakira amafaranga nzamushyira azanshakira akazi mu mujyi Kigali bagushakira akazi mu mujyi anshakira akazi mu mujyi niko ye yabinyemereye ushobora yahe mashuri azaguhesha akazi mu mujyi uzi uwuhe mwuguresha wo guhinga kandi ko mu mujyi badahinga batunzwe no guhaha mwana wanje uraburebura umusore kandi utanga umusoro nubwo usora ari inzu uguhaye bwose ibyo nibyo ntashaka rero kumusoro uko ngana uko mwana wanjye shisha umutima hamwe nzagusabira kandi ngo kwerera umukobwa uzifuza wese gusa apfa kuba akunda imirimo nganyoko kuko inyana n'inyandagazi zitanja mu mutwe ibyo mbwiye byose ntabwo mbyumva kuko bidahwise namba umva mwana wanjye uti kuki icyambere urambuza kujya i Kigali ngo nta mashuri nize kandi nzi ko benshi bahakiriye batazi no kwandika izina ryabo abacuruzi baho bakomeye wambwira kaminuza bizemo ndabanganye Imana n'umwana w'umunyarwanda mwana wanje icya kabiri uravuga ko ndi umusore ariko nkaba ntashobora kwibonera umusoro ibyo biteye isoni cyane kuko ndikunda no kubansorera ubaye iki none ngo urashaka kunsabira umugeni ntabigusabye uko kunyubakira ugamije no gushaka kunyikiza maze ukazanterera mu nzu n'umwana w'abandi ntagira kivurira ngasigara ndikivura ivundi ndwanira mwivu n'umugore bivunde twavumbitse mu ziko yambaye suka rusatira none se ubwo wibwirwa ko nzakomeza kukwishingira kandi naramaze kukubakira hazaba hasigaho kwigwanaho kuko nanze nigwanyeho ngabarera ngabakuza noneho rero ndekanye kwishakira ikizambeshaho ndabona ubuzima bwanjye mu gihe kiri imbere buzaba buteye ubwoba maze nkishisha nk'umuntu urwaye umushwizi urubyiruko rw'ubu mwuka niba utanshakira isambu vuba tuzabigira ngo nzarongore nyifite nzabatorokana igira i Kigali gushaka akazi iyo sambu sirabonetse nyugura mwana wanjye nda amafaranga nifitiye tubizure yafite ibwira bise ntanaho nguhisha none ushaka kuza kubera ingarame i Kigali ntuzanyitakane narakugiriye inama za kibyeyo kagaramba amafaranga urafite ndabizi ugomba kumboneramo isambu yo guhinga no koreramo kijyambere nk'uko bahora babitubwira ariko nyafite he mwana wanje koko ibyo kumbwira ngo urashaka kunsabira utazabona aho uzantuza ntabwo nzabikwemerera na gato reka ndetse nkubwire amafaranga uzayakura hehe se nzayakura he ntinya nimwe muri zero ebyiri rindagiye zakariya wambaye nyarayigaso ngwiki ejo nzagende mu gitaramo uzarebe ko ntazakuraho amafaranga arenga 10,000 oya risukuye ubwo urakonze nguranye y'ingwano ya musabwa so niko ngo ngwa amafaranga yo kujya gutikiriza Kigali ngurashaka akazi kandi ndade bushobozi ufite oya ikureme icyo gitekerezo kuko cyagukoraho yanjye nayo umusenguse umva mbese uko cyabaye cyo ndekereza kuza gukwerera nukomeza kumbera umwana witonda kandi wubaha nta nkwano yawe nkere afite isambu ihagije ngo izantunge n'abandi uzayihabwa nande se ushaka kuzarindagira ukabwira koko nta nindi urushaka guhora ntera mu rugo rwawe ngusa amafaranga ngo nikenure kandi mfite amaboko n'ubwenge wizeye muri iyi minsi nzajya kuhashakisha ingufu i Kigali nibishaka nzabiziri nanone ntaho narindi sinshaka guhora n'abakora nk'uruhinja ruri mu byahi kandi mwe mwababyeyi mwe mwogahekamo ubaye iki none ngo urashaka kunsabira umugeni ntabigusabye uko kunyubakira ugamije no gushaka kunyikiza maze ukazanterera mu nzu n'umwana w'abandi ntagira kivurira ngasigara ndikivura ivundi ndwanira mwivu n'umugore bivunde twavumbitse mu ziko yambaye suka rusatira none se ubwo wibwirwa ko nzakomeza kukwishingira kandi naramaze kukubakira hazaba hasigaho kwigwanaho kuko nanze nigwanyeho ngabarera ngabakuza
noneho rero ndekanye kwishakira ikizambeshaho. Ndabona ubuzima bwanjye mu gihe kiri imbere buzaba buteye ubwoba, maze nkishisha nk'umuntu urwaye umushwizi. Urubyiruko rw'ubu mwuka byara. Niba utanshakira isambu vuba, tuzabigira. Nzarongora nyifite. Nzabatorokana igira Kigali gushaka akazi. Iyo sambu sirabonetse nyugura mwana wawe, nda amafaranga nifitiye. Ibizuri yafite. Ibwira Vincent naho nguhisha. None ushaka kuza kubera ingarame i Kigali, ntuzanyitakane narakugira inama za kibyeyo kagaramba. Amafaranga urafite ndabizi. Ugomba kumboneramo isambu yo guhinga no koreramo kijyambere nkuko bahora babitubwira. Ariko nyafite he mwana wanje koko. Ibyo kumbwira ngo urashaka kunsabira utazabona aho uzantuza, ntabwo nzabikwemerera na gato. Reka ndetse nkubwire amafaranga uzayakura. Hehe se, nzayakura he? Ntenya nimwe muri zero ebyiri rindagiye. Zakariya wavanyara yigaso. Ngwiki. Ejo nzagende mu giterane uzare ko ntazakura amafaranga arenga 10,000. Oya, rishikuye. Ubwo urakonze nguranye y'ingwano ya Musa Gaso niko ngo ngwa amafaranga yo kuja gutikiriza Kigali, ngurashaka akazi. Kandi ndari busumuzo ufite. Oya, ikuremetse gitekerezo kuko cyagukoraho. Yanyene umusengusi. Umva mbese uko cyabaye. Cyo ndekereza kuza gukwerera nukomeza kumbera umwana witonda kandi wubaha. Nangwana yawe nkere afite isambi hagije ngo izantunge nabandi. Uzayihabwa nande si ushaka kuzarindagira ukabwira koko. Kandi nduru ushaka guhora ntera mu rugo rwawe ngusa amafaranga ngo nikenure. Kandi mfite amaboko n'ubwenge. Wizeye. Muri iyi minsi nzajya kwashakisha ingufi Kigali. Nibishaka nzabiziri. None ntaho narindi. Sinshaka guhora n'amako ng'uruhinja ruri mu byayi kandi mwe mwababyeyi mwogahekamo. Yemwe abana bubu mwababyeyi mwe tuzabagire dute koko. Abana bubiki. Ubwo ndabona nawe ukumbuye kuza kurubunga kandi ndanitse ubunza kwa gicucu. Dore ko wabara zatakarabye. Yemwe genda shaka gukora mfite amaboko. Munzi yabatema kabakuraho. Ubwo ugiye gukurikira mushiki wawe imazi yateke. Moja mugende babamarire kucumu mwabi cucumwe. Gicu umuco nyarwanda. Yemwe mwoka byaramo. Ise gushaka akazi no kwica umuco. N'ibindi biteye agahinda. Muramenye. Harya nongere nkubaze. Murananiye. Ngo ntuze amafaranga ngo nzashyira hano nazashakira akazi Kigali. Nibara yo kuja gupfusa ubusa. Dayo uteze wa mutesi we. Dayo. Ngo ndatete ko nganuko. Uracyo no guteta none huraho kandi n'igihe cyaragushiranye. Wa gicucu. Kuko uvuga ibyo papa. Kuko uvuga ibyo koko. Ndabivuze. Ikibyo kimeneke. Ndabivuze. Nucyumvishe ko ugomba kushakira ayo mafaranga ngusaba. N'umwuka byaramo. Ndabikora bizikora. Sinabandi bagiye kimwe nanje. Nibishaka bizikore wa Gikenya. N'ubundi nagusijishano igihe ngo byarukavukana amenyo. Ariko enda yo nimureke ibyo muri motori igihe mwatonganye. Enda nimunyiturira iki kibindi cy'amazi kinshengo. Ndaje nguture. Tebuka rupaca dore nashengutse. Enda no. Mbega yangu cyane. Cyose byanegekaye rwose. Nakasana we. Senda gushenguka. Intya. Mbese wa mwasama ngo nimazi yateke ari hehe? Ngo ajye gucana muziko duteke ko ndeba umunsi uciye ikibo. Ego ko uracavuga amazi yateke. Eze ko mugabo we Kigali yatashye kandi. Yatashye. Yemwe. Nagize abakwe benshi. Ariko uriya bazandira abana ndakubwiza ukuri. Rega amazi yateke Haruna mutwaye Kigali. Ukize ngo ki? Haruna yamutwaye. Mu ndebere rero. Yamuteye igipande cyo mu bateka mutwe bahoda. Byo nibikise kandi. Amurubyiruka rwakore bibi. Yamujyanye rero. Kore bibi rwakore. Wabyaye yarabyaye. Abyaye twapfusha duhagaritse twapfusha duhagaritse. Bagiye rero. Burya koko ndi byaramwana na muhima. Mazi yateka mbere ikirumbo pe. Kandi hari kirizabora. Ankojeje soni mu babyeyi bibyariye neza yo kanyakwa. Aragapfa atyo simvumye ariko. Ukije ibirori yo kabura. Uzatuvuma nugera huruhe. Yewe ndumenya nazabera mu cyazo zishaka kurisha ariko se nanone ndazerekeze baho ko zimaze kuhagira ibuga. Reka nongere nzijyane mu kabande. Ubwo se ugiye gusubira mu nka kandi utishisa ari nyabo? Gusa nagomba ko uzabira. Nakira ngo njye gucanya mu munsi yitongo hariya. Tuyitegira ariko we kugenda. Ibyo byihorera n'amazi ateke ntiyagiye ariye. Ahubwo mwirirwe.
wabyutse mu gicuku nicyo gihe usanzwe ugira ku kazi? Oya zino gihe Kacyiru ngo ndebe ko nabinginga bamuha modoka komanda yarantagitse kujyana ku ngufu ahita ya leta kandi ari yangera. Ngo ni yawe kandi bavuze ko ari ya minisitiri uri mu butumwa mu mahanga. Mva mbese izo nkuru zivanye he? Hanyuma se ntibavuze ko wayikuye mu igaraje ejo aho kuyijyana ukayizana iwacu? Reka ibyo ni by'abajandarume bahinje bagira ngo banshe amafaranga 20. Urabazi uwo abantu bibaye kumba za Fred urute z'imodoka niko mazi ati oye biko by'ipapuro byavuyeho kera byajyanye na Republika ya mbere. Reka yewe bera bizuya ntibiba amaraso. Murayiwe ugize Imana wabona bayigushubije. Babuza n'iki kwinsubiza? Yewe burya naraye nigiriye ubwoba kuko nabonaga ibintu byakomeye no kugufunga nabonaga bashobora kubikora. Ibyo byihora tuba tubimenyereye ahubwo ndagiye wiriwe. Yewe wirirwa nawe. Ariko rero mbere ko ngende haricyo nshaka kugwira. Ntugera utarabukira abasirikare cyangwa abasire batakuntwara. Banjyana isi. Babuza n'icyo kujyana. None se hari ibyangombwa byo kuba mu mugine nagushakira? Ibyo koko. None se aho nge kandi hagira umusore ukuvugisha umwiyame. Gaho wiriwe. Ese noneho Haruna yaradakinze ko ndeba urugi rwegetseho buretse kwinjira. Bese ubundi ninde ugumye aho mu ruganiriro turahuze? Iyo ndaye nanone yandarije umugabo n'indi mbuza kwinjira mu cyumba cyanjye. Oya kingura nkume n'umutwa muteka mutwe we. Dore ko wigenje noneho ndaje ngusandaza. Kingura bitaraba nabi. Kingura. Yewe hari n'umusazi we. Umusazi ni we washinze we. Mama yamzari iki we. Rekururwa rugi vuba. None haho mvugira. Yewe yaranyishe Rushinga biguwe we nigambabare runde kurewo kabyara we. Rushinga biguwe wakuzanye hano wanshinzi we. Nimwebwe mugora mubuza amahoro Haruna mu mumarama amafaranga y'abahonga. Maze namwaka y'amata y'umwana twabyaranye akayabura. Mugenzi wanjye rwose umbabarire ndarengana ndi umushyitsi wacu sino. N'ubwa mbere ndara hano ndarengana. Ibyo ntiwabirata ngo ntiwavukino. Nanjye wacu ni Kamembe. Ariko sinabuze kubyarana na Haruna uwo mwana w'umukobwa n'ubwamuriye bwose. Akaba atamwitaho kandi ataratindiganyije kuntera indi uwo mutindi. Yewe yarayanzanye nimugoroba nk'uyu wacu kumubuga. Vuga ko araye umwibambajeho washenze we. So kumwibambazaho twarakundanye kandi rwose sinarinzi ko mufitanye umwana. Ariko abavyeyi bo bararumbije rwose kubona umukobwa mwiza w'igishongore koko nawe arishoreye ngo aje kwishora mu munyotwe wa Kigali. Haruna siwe yakunze di ahubwo yagukunzemo iyo nzobe yawe yaka. Haruna yakuye inkingi z'umutima nayo maso yawe uterekera abasore wayasukamo n'urusenda. Yashituwe nawe mabere yawe y'imitemeri n'icyo kimera kandi ibyo byose ntibizahoraho. Niba se yarankunze kubera ko nteye amabengeza akaba yarayagize ishyushya kanterura ubona zantererana koko. Urakina n'umwana wo mu giswahili. Ubwo nukukurungurukira ubusa nkazi yamara kuguhaga akakwirukana ngo arungura abandi bagusumza uburanga. Nawe ugatangira kwangara utazi iyo jyane yuva. Ereganya busa ndakubwira ibyo nzi kuko nabibonye. Ubwo ndabizi no kugira ngo ntere ubwoba. Bugutera se ngo ngukureho iki masikini. Yawe yatyo wamurwaniye. None se disi ko naraye ndongo we. Nsubiri wacu ntibazanyita ikirumbo. Warumse cyera munsi wagoroka iwanyu ngo je Kigali. Umukobwa yaryohewe n'umugitu dore ko Nyarugenge yinjirwa ariko ngo idasohoka. Wino bindayindahira amazenga abagabo bakurindagiza ijoro n'amanywa. Ntibicambwa aho bakwereka indege uzasazire mu ngororamuco. Dorere ko ndeba sinyambarira inkweto. Washimvira ku nkweto. Mvira ku nkweto rero. Ndazambaye ndabizi wasiguriwe n'umugabo wanjye. Ndazitwaye nitwa mwene Sultani. Ujye kundega aho ushaka. Sawa kwambara kreyo uri umugenga ngo je ukarabane ko mpore muri kamba mbere. Oya mani inkweto zanjye. Mani inkweto zanjye ino nshege. Nukomeza kunkurikira singutera ino cupa ry'indabo cyangwa ngo ngusukire usenda mu maso ugira ngo Sultani yabyaye imbwa. Yo. Arirutse inkweto zanjye razitwaye. Ukuntu zari nziza ziberanye n'iyi kanzu yanjye. Mbega Kigali. Aha.
naho guhora yemwe kwa Haruna. Uno so umugore Haruna yarayazanye n'izuba mbanduka sebicece rega Haruna ntawe uhari yagiye ku kazi ahubwo n'umugore witwa hawo nsanze hano aransagarira none ntwariye n'inkweto kandi arizo nari mfite gusa. Ubwo nta kinda kujije no kwa mutwaye umugabo cyakora agenda arengana. None se bada ntabwo uzi ko agakunza abiri kabateranya. Naraye ngeze hano inka zihumuje nzanywe na Haruna nk'uyu wacu ku mubuga ubundi rwose ntabwo ndi uwino. Yakuzanye ati kushebuja kiri mu butumwa mu mahanga kandi nkamaze ko adaheruka iyo ku Kibuye. Yarayanzanye mu modoka ye cyakora yaje kugira ibyago. Yarayahuye n'uruva gusenya asa n'uwataye umutwe none azindutse ajya kwinginga abajandarume ngo bayimusubize. Niba bayimusubiza simbizi niba bagusha neza simbizi. Ahubwo natarewe neza arafungwa munyamafuti. Ahubwo waruzi ko iyo modoka yirata nagenda bifatira atariye ni yandise. Yindi gitangaza ni ya ministiri abatajye gusa niba ari uko bimeze arabyifata amate we. Mwari mwiza rero nta shiti rwose iyo nshuti yawe ni shitani mbi barayitembagaza so kubeshya ye maze igiye kugwiza umurongo wabashavuye mu bushomeri. Oya Haruna akina umupira neza mu ikipe y'igihugu ntibatinyuka kumwirukana. Kada niyo yabakina mu ikipe y'inkuba ntabwo batinya kumuhana bihanukiriye yewe urwego rutamukwiye yica amategeko. Ariko se tuvuze ibintu tugasubira ibindi ndabona utishimye kandi ndeba isura yawe ngasanga urimo horakeye. Ahari wenda ni umunaniro mfite kuko ntaraye nsinziriye iri joro. Nibyo koko mbese ariko ubundi bitwa ndeko twakomeye kuvugana ntitwibwirane. Yewe jewe nitwa Mazi ya Techodeta nayo data yanyise. Ngonde Mazi ya Techodeta. Mazi ya Teki kwa kuri mwiza nta mazi yo kwita cyamba ndoga se bicace saya kwisa yitegereje pe. Niko se dini imyaka yawe yabari nkingahe ko nde bitotoriko. Ni 20 ukuyeho 2. Ngo 20 ukuyeho 2. Uzi kwirekeraho 2 twari kubatungana ariko n'ubundi turangana da. Ahubwo akora muri izi ntoki ushobora kumbera umunyamabanga rwose. Ariko se ko wambajije uko nitwa wowe ntumbwira izina ryawe. Nije sebiceri wa sebice cyuma kinyundo. Uri umucuzi rero. Ese ni nk'ibyo shobora ngo uruganda rwatumye somba abacuruzi benshi maze n'amahirwe akasekera Imana n'amafaranga bikambonekera. Mushobora kumbonera akazi se bantu bakuru ko rwose mwaba munganiye mama mukampaye. Mu ruganda rwanye nkoresha abagabo gusa. Kuki? Kuko ari mbona bafite imbaraga kandi hafi gusiba nta mpamvu. Gisi najya nsiba. Nasanze gukoresha abagore bigira ibibazo by'umwihariko byakubitiraho nibyo mu ngo zabo rero hakabaho kugoragoza byarimba bagasezererwa. None se ko tutiremye kandi namwe abagabo mukaba mudukeneye kugira ngo muteze imbere ingo zanyu mubona tudakwiriye kubaho. Mvuze se ko mutabaho aho umugabo yazamenya ko akanyamuneza kabaho atarabonye amaso yenyine yicaye iruhande rwe. Wa mugore we ndumva ufite umunyu mu magambo yawe kandi ayo maso ukomeza kunterekera byatinda namererwa nabi nkavugaguzwa kandi ndi umugabo utavuguruzwa. Reka nkureke ngende wa munyana we wa Haruna. Naho ko byerekeye akazi bifuza ibyo biroroshye cyane rwose. Ndakabonye rero. Niko kabonetse gusa uretse nyine kubona ihuta abangiye kugenzura ko abakozi bakora akazi kabo neza. Ndagira kandi nkumitire no muri banki mbikuza amafaranga yo kubahemba. Hanyuma rero nyuma ya saa sita ndaza kugutwara tujyane gusura inzu yanjye kuri Muhazi maze twiganire mu ituze nseko nziza umbwire n'akazi wifuza kandi umva washobora gukora. Si byo se? Nibyo rwose. Cyakora nyine ntaguhishe mbe mbikubwiye hakiri kare. Ndabona uzambera umunyamabanga w'umwihariko ari mu gifaransa bita la secrétaire particulière. Si byo se kusetsi? Ni sawa. Ntugire kandi ubwoba bwa Haruna nubwo afuha cyane kenshi ari mu mafuti ntacyo yagukoraho mpari
kuko akambije impanga rimwe namudanangirisha akazicwa n'umudari mu munyururu. Mbese ubundi ko yibeshyaga cyane ubwo yibwiraga ko umukobwa mwiza usa aricyo koko azamutunga bigashoboka ko benshi baba bashaka kwikoraho. ariko se ikimazi yatiki humura sebuje simba gito nk'abandi babeshya. Ngende kora ibicera batindi bagaceceka bagacemerwa. Reka nyaruke ningaruka sambi uhagaze anga ku muryango niho nza guhagarika imodoka maze Haruna akomeje kukubeshya yigira ishyano ryose atazi ko bazamusubiza no mu mwanya we abone ko yaruhiye ubusa nka wa muhine ngo waruhiye wirirwe joli Wow, ndaje mukanya urumva? Nibyo koko babivuze ukuri Nyarugenge n'amahanga. Amahano yawe ntagira uko angana. Nakundaga Haruna ngira ngo imodoka niye nkuko yabyiratanaga. Naho ni ya minisitiri. Ega abakobwa ko dushukika kwinshi. Yambeshyaga ko ari umusore w'isugi naho ntazi ko ari kabuhariwe mu kureshya abagore. Abyaraho abana bo kwandarika yarangiza akajugunya ba nyina. Yewe kubera uburyarya n'ubuswa buvanze mu buswayiri. Haruna ndumva mwanzi ishuri jana. Uwo mucasho wigagaza akigira umugaga kandi ari hasi nk'umusenyi. Ahubwo ndumva nikunda yuri yasebikeri nubwo afite ibicece bwose n'igisaza gisa neza. Ndetse yabanguka ngo twigire kuri muhaza hari wenda yanamfungurira nduva mu gifu habaza. Amandazi n'icyayi narariye byayoyotse. Ese kumbona Haruna aje yakonje nk'uko yanyagiwe. Mazi yatiki. Reka nagereza amanga mbura. Niko mazi yatiki. Komeze yibeshye atazi nitaruye. Niki? Nuko cyaje kweka bahisi n'abagenzi kandi uziko nta byangombwa ufite. Ntunkanga ushaka kumfungira mu nzu ngaho ndi imfungwa yawe. Nkubwiye ko utarebye neza abajede bakujyana insinda maze ubwo bushongore bwashira. Niko ngusabye gusubira mu cyumba barayemo vuba. None hangaha ukemerwa ati nk'abandi bageni. Utangiye kwereka abahisi n'abagenzi rero simbishaka. Umbabarire cyane sindi umugeni wawe rwose. Injira mu nzu. Mbisa. Urebe ngo nuko wanteruye ku mayeri nkarara hani wawe. Ngo wibeshye nkaho hari inyana wahaye data. Maze teki utekere neza kwinjira mu nzu kuko ntashaka mpane mu rugo rwanjye. Mu rugo rwawe ubu nzakunda cyane rwose. Nta rwose nkundira ujye mu cyumba konse n'abaserere batagusanga hano. Siko bagusiga mvune bagira ngo urindaya. Ubwo ndumva wowe uti nyuma yahuye. Iko ye. Ubundi nyohereza mu cyumba cyawe uhora ucyuriramo ibyomanzi wa munyacyaha we. Aho ni wibwira ko ari mu Rwanda rugarukiye. Abo wikanga batahagera banshaka. Ariko ni maze yateke nsanga nzira cyangwa ushora muri ubwo buvumo bwawe butavugirwamo na radio ngo bumvure iki uretse kurebana n'igitanda kitagira igodora nzima. Kubwire jewe mwene rushinga bigwini ushaka kunyica sinakwishinga ubushukanyi bwawe ngo nzamare kabiri nkiriho. Niba ukeneye bakwicarira mu cyumba genda ucyure bahawa waharaye waharuka ukamenesha. Aha wasikandi baje mu naho mazi yateke umureke akomeze yirebere sinema y'ubuntu mu muhanda waharuwe na leta. Mazi ati birantangaje kumva uryo kandi uzaho nagukuye. Je baba we niko yi wankuye hatari iwacu wa Gisambo mu cyaro. Bese nyine ikibazo cy'imodoka ya minisitiri wari waragize yawe cyatunganye. Ibyo byivanze mute bikurebaho iki? Aho ntiwibwiye ko kunyukana ibintu y'ubwoba. Aho mbuzi impamya bushobozi yo gutwara imodoka z'inzego zose nibayitware nzagura indi. Ntibanshira amaboko nzakoresha. Uzagura indi. Nzayigura nyine. Niko ye muri bayi mama bamaze kukwirukana ku kazi. Yo banyirukanye se. Bivuge neza naho ibyo kunyura ruhinga inyuma ndumva bidahwitse. Wa mugore nakubwiye kuva kare ko utagomba kwivanga mu bitakureba. Ugomba kuvuga ibyo utazi kandi utatumwemo. Niba banyirukanye sinzajya gusaba sakazi. Urumva? Uramenye ntuntuke. Nawe ntuntuke. Cyangwa ngo ucishe data mwijwe. Urwamututse siruto. Itonde. Kuvubu sinongera kukwingingira gusubira mu cyumba. Jyayo ndagutegetse. Urantegetse. Ndekura ntaho njyana. Ubwo nta sano ufite. Vayo. Uzi ko inzara n'inyota binyiciye. Vayo se. Ntari ndazi n'icyari nenguhaye. Wamubeshiwe. Yamayoga ya kizungu wandatiraga ngo apanze mu nzi wawe. Ari hehe yo kagiyo nashyize nyogokuru. Vayo jya mu nzu. Za nkoko n'ibitoki wazaga undatira biri hehe. Ko n'amahoteli waririmbaga nta nimwe watinyitse kwinjiramo. Kinjira mu nzu. Ntaho ninjiye. Iyo nzu rata. Uzi kubeshya abasirikare gusa ko ndi mushiki wawe. Bakumwaza bavuga ko tudasa ukiya kwicisha imigani ngwindi byara mweru na muhimba. Ndaramaze. Ariko kuko nuwawe indaya ubona yabona imbaraga zo kwirirwa yifungiye muri kiriya cyumba cyawe nta kiri mu nda.
iwacu mu cyaro nubwo batanywa ibyo byayi byanyu bwose ntituragezeho kwirirwa twimenera isazi mu jisho Haruna rero menya ko tubyaranye abo koko uretse no kwinjira mu cyumba cyawe n'iyo nzu ucumbitsemo ninongera kwigeramo nyivune ahubwo wishinze kuko amagambo y'abantu bo mwibereshe koko bagarutse mu nzu kuko ukambwira ikikwabaje ubu uragiye rero ndagiye nyine ndagiye rwose sinshoboye kwishinga umunyakinyoma w'i Kigali unshuka nkaho ndi igikinisho cye mazi yateke iki menya kubu nuva ngo usuzuguye cyane nkaba ngiye kwishakira akazi usuzugura icyo wamuginga we uragashakira utazi nari nakwirikiye ngira ngo tuzasangire umunezero none nsanze uri intera agahinda ibyawe byakurangiriyeho kuva aho bakwirukaniye intera agahinda ni wowe baranyirukanye se nakubwiye ko atarama ko banciye naragukunze kandi nzagutunga niba utanshaka subira iwanyu wasubira iwacu iririri ariko ubundi wa wundi we ko agiye kuntindirara kandi numva nta nima mfite zo guhagarara n'abahangayitse kubera amakosa yabo katari washutse washitani mbiwe yihishe mu mubiri wa marayika ingewe waye shitani hari ayo ntaza kwiga amayeri yose ngo nkwifatire nari kuzapfa nkubonye shime noneho uramfite yewe ndabona se bicara ntegereje n'imodoka urabe mazi yateke ndagiye hasigaye tuzahurira ku Mana koko uragiye bye Haruna bye mazi yate ndagiye bye yo sebikiramo kirembanya mujyanye muri ya benze y'umutonero gatano rw'ibirenge yewe abagire ntibarya ibihiye koko ariko usubira mu Kenya bamyenye bate ko nasize mazi yateke aryamye ahantu hagomba kuba habera ibitangaza ntahari ndetse naho agomba kuba yahageze yewe urugiye kera ruhinyize ntware koko barashyize banyirukanye muri leta banyirukanye ku kazi koko banshira 20 nacungeragaho banyandurije na dosiye bahimbwa pe ndasebye mpindutse umusenzi kandi ari umusirimu muzima nta mukobwa cyangwa umugore wihogoza nasigaga ku muhanda namuhaye umwanya ahanga umwe uriya muturage kazi mazi yatekeneye biraga ko hariwe nzamutunga kantunganira none kumuzana i Kigali byabaye nko kumutungira agatoki abaherwe barimo sebikire wasebicece wise cyuma cy'inyundo n'igitangaza kuko ariko uriya mukenya we wabaye mucutse umumpe aho umucunguzi wabona agaruka ntazamucura inkumba akayacekwa uyu musore wese meze nka rupaca musaza we siwera rasaje amukurikiye ngo aca hagati aje kundataho ibitoki bibatazi ko nta mikoro mfite namushiki wakaba amaze kunshinganira urusi abendera ubusa uzi ko ngize Imana ngahita nkugira bitanduhije haru komera sharu paca we mukomere muraho turaho tagisi nkuye imbere y'ikigo bategeramo imodoka ningejeje ahangaha nuko ndangaguzwa hepfo no haruguru ngira ngo nambuke umuhanda ngeze amahirwe nkubona uhagaze imbere y'inzu usa naho wari untegereje karibu mu nzu rero mbese wari wambonye nkibaguza imodoka ngo zitangonga kiwacu harya ku mbuga nta murongo w'amavatiri ubayo nk'uwo mbonye hano i Nyamirambo ikiramyo ntiwe wiwe ikiramyo ntiwe maze ubanza ushira igihunga icyo kunsakuza diro k'abanyacyaro musa n'abari isande mumbabarire abantu bakuru sinongera gusakuza mbese mwaraye mugeze ino rya ariko nabonye munyaruka nk'umurabyo umuvi wacu mbere yo kugira icyumba ariko nagira ngo banze ngwiye niba amafaranga 20,000 ko gushakishiriza akazi wayazanye ibyo nta kibazo amafaranga nayabonye nayazanye rwose ibyo rero ariko rero nyakwiye mu banyo ya Rubamba kuko datarushinga bwo yari yankuye inzira ku murima yanyimye rahira ni impamo ariko nabonye akomeje kunangira nanjye nibwo nigira inama yo kuyiha ku ngufu siga hose ku ngufu uti burya mukimara kugenda namugira inama ngo agurisha inyana 2 yaratunze mama amafaranga akuyemo ureraho kwakira neza icyo gitekerezo cyanjye yihakunyanka hari cyaho mukoreye nanjye mbonye yaguye agacumura umwegetse umukecuru wanjye nawe agiye kuryama inyana 2 nari niriwe ndagiye nzihata inkoni maze zishora mu batunzi bazijyana ibushi abo batunzi bampaye 20,000 nibwo nihereje umuhanda wa Kigali ndara hafi y'urutare rwa Ndaba bukeye mu gitondo mfatika mingeze hano i Kigali ibyo 20,000 zifite hano ndabifite sana shana impereze n'ubundi abanyakigali babigushikuza reba neza kare bani ibyo nta kibazo wabirana n'abatabigushikuje maze rwose ushakira akazi mbone nakira isuka yahoraga inyonga amaraso maze nkacyura amaramasa nayo dusigaranye ngaho se
mfite nano dore 2,300 2,300 aya narabitse ngira ngo nzaguremo ingurube zo korora ariko kuva musezeranyije kuzambonera akazi igihe waganiraga na mushiki wanjye mazi yateke nikuyemo icyo gitekerezo cyo korora nyazigamira kuzaguramo agapantaro n'agashati nzajya ntemberana mu mujyi umugabo sha nyagwese nayo uyambekire oya uyagumanye atazayanyiba harya ngo ni 2,300 nureba kari inoti ebyiri z'igihumbi n'eshatu z'ijana ndetse ko imwe yacitse nkongera nkayifatanya nkoresheje k'agapapuro kamatira reka buryo ubwenge n'ibyo yagumanye urose utirwanyeho mu buzima bazataramana nandi haru gashaka buryo kuko n'ubundi umugabo uzi kwirwanaho wowe se bageze kuri ya modoka utwaramo abategetsi ku mibyizi maze ukayitemberamo n'abakobwa ku cyumweru utabanje gutekereza ikizaguteza imbere mu mibereho yawe reka sha n'undi ngo ribarwa riraye kuri iyi si ntabwo tugomba gusinzira gusa ngo byose bizikora ugasura bizi mbese kugura ugapata ku muryango ntigakinga neza ariko abaturage muzi gukanura no kubaza ubusa niba nk'ipata ry'inzu yanjye ibyo bikorebaho iki icyo uje gushaka mu gisakazi n'akazi gusa rwose nta kintu uko rero ibintu byivanze mute ko abaturage muri barwivanga reka ntibagirwe ko ndi umukanuzi ubyihanganira rwose rupaca rero ngiye kure umwana ntumabyiri urumva ndabyumva ndashaka ko tujyana ku mutwaro wanyemera ku kazi nubwo utigeze umbwira ko washobora ndabyumva ndetse ngo azakwigisha no gutwara imodoka simbizi no gutwara imodoka ngaho dore wowe wicaye hariya muri kiriya cyumba hato konseye cyangwa abajede batakubona bakakujyana banzize iki se kandi bakuziza ibyangombwa buramo na kimwe bakakujyana mu munyururu niko bimeze muri iki gihe umbwiye uri bandi ngo ndi bandi ntibishoboka yego narengurishije inka za data nzishimuse ubu baranshakira hasi kubura hejuru muri komine ariko iyo nkuru ntabwo iragira ni hano i Kigali kandi siniyumvisha n'icyatuma data ashaka kumfungisha kuko mbona nta nyungu yakuramo abapolisi bankubisiza akabugana bagaterera muri gereza aho azajya ngemurira akwiye kumenya ko ubyaye ishyana ryonsa kandi ko n'igihe yatekerezaga kumbyara yagombaga gutekanya aho azakura isambu nzahinga ishimishije cyangwa amafaranga ahagije yo kunshakiriza amashuri none byose byaramunaniye niyemerere rero akateye we n'ubundi urwishigisha ararusoma ariko mushiki wanjye we ko ntawe ndeba hanora kandi yarazanywe na Haruna byabase mama byamugendekeye bite rwose maze yatekeye Haruna yamushyize ndumva ngize ubwoba ntabwo ubona yaguye icupa ariko ntabwo namenye hano bihere kuko abantu nk'abo buriya gupfa kubahereza aho umuntu abonye hose nta kibazo aho njyana hose ndemera aho nawe ahagushimishije haraba hanshimishije dupfa kuhabona ka fanta kuko ntabwo nanywa ukanuye amaso gusa sawa reka njyana ushaka rwose reka none mpite mu rugo mfate amafaranga tugende tunyure mu rugo yarabi mu ngwango biteze harezi kandi ipata ry'urugi rwanjye bamaze kurikuraho konse gwino nabo ndeberera cyane bini biki reka data bari cepe neko amabandi yubatengeke koko asigaye cyenguza aho umuntu agiye ku mutwaro twe ku manywa yihangu nanga ni yakiri mu nzu ariko ndimo ikintu kinjegambura mu cyumba ashobora kuba arimo koko do bikiri aho cyicaye cyaturamye niba hari intwaro ufite yishyire hasi manika amaboko umanika dufite ibunda wa mugabo rwose so manika amaboko ntabwo ari usize hano nonaha uhagarare witonde guma hamwe bikenze bitese kandi reba neza haru reba neza aho ugomba kuba ntabiyogoje rwose akabereza bene wabo bamabandi dore dore nzishyira kinguye gosha vuga gusa narombishize hehe vuga abantu mwafatanyije gusahura inzu rwose nabo wa mugabo so usize hano nonaha ntabwo ndi gisambo rwose ariko ubu muramuri gusa ariko ubu muramuri konse y'amafaranga uburaga kunjya gusengera mu deme nayo yajyanye amafaranga ya urayajyanye rwose arambeshya yarangaye byari 2,300 amafaranga rwose murambeshya turabona mufuka waho ngaho sahira
simurambeshyira musaki zari zimeze zitizo note ngo tumusaka mbeki zari ebyiri z'igihumbi n'izindi ebyiri z'ijana z'imyakira n'indi imwe yacitse nafatanyije na papier kora arabeshe nta natwaye arabeshe nta natwaye reba no muri uwo mufuka witako hariya mu mufuka rwose amafaranga nayanjye cyabitse na pecho rwose amafaranga nayanjye ngwiki do nayo nakubwiraga tunayanjye ngari rwose amafaranga nanjye murambeshya n'amafaranga yanyu nibye n'amafaranga bari bitarabanesha rwose murambeshya andi wayashyize haru reba hariya muri kananga amadeni ndabona habyina ayabona ahandi yagiye se ngaya reba urabeshya amafaranga nayanjye tujya muri gade nta kindi tumushyize abajandarume maze turebe icyo cyongera kuvuga witondesha cyaro pacha dore kirabisa niryo zina ryawe kokora Rupacha ina sezina ni gitangaza niko nitwa rwose ko Rupacha niryo zina banyitse nkivuka mbona cyo kirarihamyara uretse harumu uretse yageze navuga ko ari umushyitsi wawe mutera utwatsi rero ibyo ngibyo simbyemera narinje mugendere rwose birashoboka kuko yaba yakwibiye yafata mu gihanga ariko nawe kunyiba yarahamya neza ubwo ko yaguhaye amafaranga namuhaye ayo mafaranga urahakana harumu hakiya mungu n'amafaranga mpaye rwose namuhaye amafaranga no kumenya ntaho tuziranye ntabwo uri muramu wanjye rwose maze yatekeye yaraye hano maze yatekeye ntabwo yaraye hano ariko nzi hari undi muntu uzi uba hano mu rugo rwanjye ufite kiriya kintu gusa kiza kubeshya gusa oya haruna witwa umuntu uvugisha ukuri ntabwo dushobora gupfa kumanura umuntu kuri buri wese so ya muramu wanjye ati ngira umugore rwose maze yatekeye ntabwo yaraye ngira umugore kose hari umugore uzi ngira jewe kandi naho wigeze gukwamira hano iwanjye urumva nta nubwo duherukanye uzi ko nta n'abasaza bagira uriya avuga ko ari muramu wanjye gute hanyuma we Rupacha uravuga iki rwose mfite mushiki wanjye witwa amazi yatekeraye hano Rupacha ngo ni bandi nta kindi n'ikimenyimenyi rwose ndarengana ntabwo ndi bandi ese wowe ko mbona utitegura ntabwo tujyana ariko ugabona ko nasiga inzu yanjye irangaye ngo ngiye hehe ndamujyana se ninjye yibye renda nawe uri umutegetsi turya rwose nta ibyo yakoze byose wabibonye ntabyo naguhishe ntusi urareka kujyana uyu mutekamutwe ngo bigende bite nuko umujyana rwose nibashaka kandi kumenya n'ibindi bazaperereze barabyize hari ikindi se ariko shara ubwo nubwoba gusa twubakise niko ahubwo bar rwose mfite ngo barabikubitanye n'abajandarume barakuzengereza none ntushaka kongera kubiyereka kandi wowe wahohotewe ibyo bizi ute se shaho byose tuba tubizi uretse ko twicecekera niko ibara ukwirukana ntiyasinywe mu gitondo na Sejera yarabisabwe na komanda uretse ko nanze kubikubaza ubundi kugira ngo muri iki gihe hari inkuru iyoberana mbwira niba udashaka kujyana igisambo cyawe ngo ujye kwiburanira shakira abasore bamperekeza naho wowe niba ushaka gusigara ibyo nakavuga urumva ko nta sinshobora guta urugo rudakinze gutya ibyo nakubwiye none ushakira abamperekeza ntabwo umujyana we jyenyine urataka za kasete urataka amafaranga ntabwo shakira abantu ngo se n'ibintu noneho bisigaye babitware bise byo kuvuga ngo kwirwa mu kazi ahubwo babinteye yewe ntabwo nyobeye akazi mfite n'amaboko yanjye nzakoresha kandi nzitunga aho kiriya gisenzi niba kijyane mushiki wacu ntiyanyandagaje izuba riva akikundira se biciro mutwaye abantu bakaba bumvaniraho mu mabanga y'imitima yabo aya mafaranga mpawe na Rupacha ngomba kwajyana mu Rusimbi ntazanyungukira vuba apfa avutse igishaka kizaba yego injira bazana igisambo twafatiye mu kiho kiba uwitwa Haruna rwose ubwo se ntabwo ndi igisambo ceceka sha utaba igisambo se ntitwagusanze mu nzu sha wari wicayemo ari yawe niko urahakana ko rurya rujya atari wowe warwishe ngaho usha usubiza iyo nzu arimo ni yande ni kwa Haruna wageze biti narinje mugendere nkuko twari twabisezeranye ugendera umuntu ajya kumwica inzugi rwose ndarengana ipata ni Haruna waryicije ubwe n'inyundo maze sha ibyo kubeshya ubyikuremo urumva kuva wamenye ubwenge rwose wabonye umuntu wisenyera rwose simbeshya niko byagenze ahubwo nanjye nabimubajije arambwira ngo ibyo ntibindeba konsi bwira Haruna yinjire cyakora Haruna ntabwo twabashije kuzana ngwiki yanze gusiga inzu yonyine kugira ngo adasanga n'udusigaye badusahuye ntibishoboka ubwo yabuze ndahasiga koko ntibibaho
ngaho uri mumbwira ubwo si kikwemeza ko uyu mwana yibye n'iki uyu muntu nuko twamufatanye igihanga ki mu by'ukuri Haruna yavuze ko yamwibye amafaranga 2,300 inoti uko yazivuze dusanga koko ari so kandi ubwo twari tumusanze aho rumba mu byumba urugiye rwishe twese twari kubuzwa n'iki kwemezwa ko kwemera ko ari igisambo niko sha ayo mafaranga yahakana cyangwa amafaranga ndayemera mupereje mwasanga iwacu mu Gacyamo aho komine yari yaratiye urubyiruko narahinze imboga bahahaye project ihagura n'izo mboga amafaranga bayatanze ku mugaragaro nahafashe mu 3,500 komeza mutware nurebe ishati bashwanyagurizaho nayiguze amafaranga 500 kugira ngo mbone icyo nza nambaye ubwo mfata inzira n'amaguru mbere yo kugera ku rutare Rwanda baho naraye nafashe uducupa 2 n'ipura y'imvange mu kabari bambera abagome bangana kuncumbikira ubwo narakomeje ndakururuka ndarananamye ku rutare Rwanda bwakeye nanuze ntagishobora gutambuka Gizimana mboneka myijyanye kawe Kigali igira tugira imana bakigingi ndemera ngenda hejuru y'imifuka andi nibona yahaye hanyuma sigarana amafaranga 2,300 ariyo banshinja bitewe nuko Haruna yabonye nayamuhaye wowe yamuhera iki se kandi nagira ngo yambikire bigeze hara yansubiza ngo ni nyagomare nzajya nyagura gatabe naho no mutwe yatetse ngo azabone igihamya ubwo rero yarasigaranye 20,000 byawe rwose mutware n'ubu mujye mukamusaka nimwabura kuyamusangana konzi mbere yo kuzana uyu mwana ibyo byose wari ubizi koko abibwirwa n'iki se ko najyaga kuvuga bakancecekesha ngaho konzi fatiye imanda dameni ujye n'abajandarume babiri mumfatire Haruna mumusanga hose mumufate nta shiti mumuzanye umura nta ducika rwose nibyo mwihute mwangukana injira Haruna twari tumuzanye mubwire yinjire ugumye hanze ariko Haruna winjire ditabye zani ndango bya imbere ya byose giravuga yatangaza ijoro nzi ko waranye umushyitsi urumva nindi nuwahe niko Haruna uyu numuzi haki Mungu ni mwizi nakuje kubwira Iswahili kuva kare wabyumvise uyu no mujura uramuzi cyangwa ntumuzi subiza ibyo ntabwo muzi uretse ko ari igisambo nafatiye wange ya igisambo ja ntumuzi uzi mushiki ukamenya se ya niko jarpa karame uyu musore ntumuzi uyu musore ndamuzi uyu niwe Haruna watorokanye maze yateke mushiki wanjye none akabancuje 20,020 yavuye mu nka za Rushinga bigwi data cyangwa ucuza amafaranga wagisambuwe cyamene urugi gusa urangisha wondusha amafaranga ko nde ufite amarere mabi Haruna hari ijambo nguhaye ceceka uyu se arandusha amafaranga ceceka nuko mvuze dore mbese atangiye gutetera nkumvatwe n'igicuri hera ngo wase kuramo inkweto vuba tundi itonde umusaka ntihagira aho usigana hamwe ujye ureba neza mu makariso hari ubwo ngo bajye babihishamo n'umugabo w'umura nta soni biduteye mwitondere yangahe bitadera n'umwaka n'umugabo afite n'amafaranga mpereza konse yabari konse yabari nibyo shyiraho dore nanda hu rambikaho habonetse nani nayo hereza konse yabari ndabona ari 2,000 mutware shyiraho konse ayo mafaranga yose hamwe nangahe yose ni 22,000 Haruna ari 300 washyizehe wallahi amafaranga nayange haki Mungu ndakubazaho amafaranga 300 ari ceceka nta biswahili bindi nkeneye hangaho wayashyizehe Haruna rwose imodoka za leta wari wazigaruriye none wari ugiye kugera kubona amafaranga abaturage ni igitangaza gendarme mushyire chef de poste amufunge ejo nzamukora dosiye imana wabyanze bikunze nawe we rupasha vuba bucyo wageze wanyu ku kibuye
ukashingari ye ntacyo mwirije ngo mumpe ngaho biri ku ziko mbabazi we mwaramutse aho kuruba muraho ngaho turaho ntacyasunika reka nta mibereho cyacu wagira ngo imbwa zabirwaniyemo yewe ngira ngo warabyumvise nabyumvise ntabwo rwose nabyumvise ahubwo nta gakuru ka wa mukobwa wanyu mwamenye numvise muri radiyo bamuvugaho ibintu bitari byiza cyane mazi yateke se mazi yateke ngo nibiki se kandi mana yanjye baba we yabaye iki se wakanyago yabaye iki kurubone we aho wenda nzi yaba yahuye n'impanuka z'i Kigali zidasiba kuvugwa mbe mwiriho rushingabi reka ndakwirwa wa mugabo we urubyaro rungozeho barabimbwiye mbese ndi wamenye ibyambayeho barabimbwiye ndumirwa pe arumiwe rwose nikose wawe wumvise itangazo numvise muri radiyo mu gitondo mu gitondo mu gitondo rwose amakuru y'ikinyarwanda ya saa 12 arangiye yewe ntabwo numvise radiyo mu gitondo nari nazindukiye kuri komini kugira ngo menyese buri gomesiteri ikibazo cy'indongoranyo ya Musabwa Soni ndongoranyo iyo rupatsi yakikanye izo bundi kimwe na ya nyana yari yavutse kuri ya yindi ya Gihana ni nahawe na Gitefano yiherutse gutema se wamenye ibyago mfite muri iyi minsi wa mugabo nta warubara ndakubwiza yewe ni ibyago iyo tangazo ariko ngo ryavugaga ibiki ko numva binteye ubwoba arya ubundi umugabo avuga ko yatwaye mazi yateke yitwa ndi mama niba ngo ari Haruna niba arinde reka se nkunda kwigira yego ni Haruna kuyadese ko atari bavuze yavuze witwa nde yavuze ndese kandi numvise bavuga witwa Sebiceri wa Sebicece munyumvira ngo byagenze bitese mva arya rwose ko radiyo yaba iribuze kubisubiramo baza kubisubiramo mu matangazo ya saa sita wenda barabisubiramo ndetse none amufungure bashobora kubisubiramo muri make se iryo tangazo ryari riteye ite numva nanse rinteye ubwoba kurubo ese wakanyago bagombye kuvuga muri radiyo kane kubavuna dore kubavuna ese rwose kuri radiyo bavuga ko ibitaro by'i Rwamagana bimenyesha ababyeyi n'inshuti witwa ni mama witwa ngo Sebiceri ngo Sebiceri mwene Sebicece ngo ndetse ngo bamwita cyuma cy'inyundo ngo Sebiceri mwene Sebicece bita cyuma cy'inyundo ngo ko Sebiceri urahabumve yewe ngo ko Sebiceri ngo arayitabye Imana azize igisida y'imodoka yabereye ku gasi hafi y'Rwamagana umurambo we bakaba bari usange mu ruhukiro rw'ibyo bitaro hanyuma se wose Sebiceri niba ari Sebiceri niba ari Sebicece yahuriye n'amazi yateke wanje ndacyakomeza ngo ibyo bitaro biramenyesha kandi ngo Rushinga bigwi na Mbabazi batuye ku mubuga ho ku Kibuye ni mwebwe rwose ni mwebwe ngo ko umukobwa wabo mazi yateke Odeta yakomerekeye muri iyo gisida akaba arwaye ameze nabi ngo arwariye he ngo arwariye mu bitaro by'i Rwamagana ahubwo ngo barabasaba kuko mukwiye kwihutira kumugeraho kuko amerewe nabi cyane bivuga ngo naye Mbabazi n'ubundi ngo imbeba yakurikiye akaryose munsi y'ibuye ihakurinda y'akabati nanjye rero ko bazana mwayimenya ngo turebe uko twagenza uwo mwana tumutabare ariko se ubundi umubura agasa niwe arinda kujya kugwa za Rwamagana yajyaga he koko Sebiceri uwo iba ari we Sebiceri iyo ari Sebiceri bajyaga he bavagaye akagira Imana yagiraga ngo mpangayikishe yo ukabura uko yigira dore ko urubyaro rw'ubu ruzatuma ababyeyi bagwa gwa muhirima ahora niki ubu se ko nda amafaranga mfite nutwe nakuye mu kaho azarubye umwaka rupatira yakubise njinguba yarajyanye yo umunsi yibazanga amafaranga dukomye ngata wahora wa mugabo urubyaro sugira ngo urubyaro ruraha wa Munyarwanda ubu se gose kurubone ndarigirange rwose nanjye ngo tugere kuri uwo mukobwa oya kari muri uru rugo ntabwo ari nanjye rwose umwaka wanzi kundi nakugenza nte rwose reka wa mugabo we ugwavye umugabo ntabangi ngata uzi ko nawe muhungu wanjye bari bamwirukanye ku mugonero ntagira umuvandimwe rwose mugira neza ngo nkudufaranga ndetse mbabwire mwanza arakabura mwene wabo ukomeye pe
so wahora kurobona wumva ntamwirukira ariko se ubu tugiye n'amaguru undi twagerayo nawe urashaka rwose kwigerezaho ubu ubona wava mu Rusenyi n'amaguru ugataha mu Gisaka hega mu Gisaka hafi mu Gisaka niko bimeze ariko ubwo ugira ngo byakira nibyo byubuga umva emera wikokure ugushize nkuko zawe akarima cyangwa se ikintu ufite ugitangi hazi ukodesha imodoka tugiye gutabara umwana none ko higima wewe kwibyahisha nibigenza yemwe ndapfa kujya gutakambira padiri mukuru uriya nabonaga ko neza keretse niba abantu baramuhinduye n'abapadiri barahindutse uravuga abakecuru yakwemera akazabajyana mu bose ndabwiye bavuga abakecuru ubwo sigira ngo nta sanzima cyangwa nta mafaranga yayiguze ntabwo byoroshye urahabwa impondo utabarutse gusa rega data burya n'urumya rwamize inshuti barabivuze urumya rwamize inshuti nonese ko nguhira mu nzu ntaho adakubita imitwe naho shenge ubuse twicarire twinumire kandi umwana aducika tarabyara ntabarabona ahubwo reka nyene ndabona bwije asanga padiri yagiye ku meza nkamutesha umwanya genda ugerageze urebe umubaze wenda we yakugira imbabazi aje akadutwara ubereye mushyirwa n'indera ubu se sabuze gushimutiziye ko rupasi yazirongo ya hereza cya 10 yazijanye hereza ndi muri 10 nkamo y'Imana hereza wewe utagira izina ngwiki ariko umuntu ko numva avuga nka rupacara isi abariwe rupaca yariwe wowe ngwino mwana wanjye njira ngwino mu rugo mwana bari bakwishe wakanyagaho umwana wanjye aragarutse injira n'inzoka itagucirira aho ngaho munsi yahoro se yabaye bahoro kare mwana wa na ujamahoro ujamahoro rupa mugabanye urusaku nta mahoro n'ukuntu asigangana mugabanye urusaku twumve ko basubira mu ryatangazo ye twongere tubasubirire muri iri tangazo ribika muhore ibitaro by'i Rwamagana biramenyesha ababyeyi inshuti n'abavandimwe witwaga Sebiceri wa Sebicece bitaga Cyuma Kinyundo ko Sebiceri yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa mbere tariki ya 13 z'uku kwezi azize accident y'imodoka yabereye ku Gasi hafi ya Rwamagana yagenda wenyine umurambo we bazawusanga mu buruhukiro bw'ibyo bitaro ibyo bitaro kandi biramenyesha nanone ababyeyi b'uwitwaga Amazi ya Tekemene na Rushingabigwi na Mbabazi batuye ku Mubuga aho ku Kibuye ko umwana wabo yakomerekeye muri iyo mpanuka akaba basabwe kwihutira kumugeraho kubera ko amerewe nabi cyane kandi akaba adafite kirwaza turakura he amafaranga yo kutugezayo nimero ko kutumva radio atari byiza ubu turakura amafaranga yehe koko yo kutugezayo turabigenza dute erega amafaranga nene yaragurishije muri za nka yose nayagaruye wayagaruye nagaruye ko mbasabye imbabazi yazanye tuyagira impamba yazanye akazi nashakaga rwose wenda hari twagira n'Imana arayazanye zana yemwe we akera ariko mbasabye imbabazi so ibyo ubyihoreye ntabwo nzongera genda ubyihoreye Imana yaremye abakene niyo wogosha barabivuze none se ntitubonye ko Mwajya ngo padiri yemeye kubajyana yemeye ahubwo nimugire mutamukerereza yemeye ni amahirwe tugize ubonye n'impamba mubonye n'imodoka wabona dusanze gitera kuka na rupaca azatubwira ibyo ubwo azatubwira ibyo tuzabimenya nyuma nimubanze mujya habaho reka dutabare reka turebe uko twabigenza